Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Uyu munsi turaza gusoma igitabo cy'itangira igice cya 23 kigizwe n'imirongo 20. Sara arapfa, Aburahamu agura ubuvumo bwo kumuhambamo. Umurongo wa mbere, Sara yaramye imyaka 127. Iyo niyo myaka Sara yaramye. Umurongo wa kabiri, Sara apfira i Kiriyataruba, ariho Heburoni mu gihugu cy'i Kanani. Aburahamu aza kuborogera Sara amuririra. Umurongo wa gatatu, Aburahamu arahaguruka ava ku ntumbi ye abwira Abaheti ati, kane, ndi umushyitsi n'umusuke muri mwe, mumpe gakondo yo guhambamo, mpambe umupfu wanjye mwivane mu maso. Gatanu, Abaheti basubiza Aburahamu ati, gatandatu, databuja, utwumva uri umuntu ukomeye cyane muri twe, uhamba umupfu wawe mu mva yacu, uri buhitemo muri zose, ntawe muri twe uri bukwima imva ye ngo we guhambamo umupfu wawe. Karindwi, Aburahamu arahaguruka yikubita imbere ya bene igihugu nibo Baheti. Umunane, avugana nabo arababwira ati, nimwemera yuko mpamba umupfu wanjye ngo mwivane mu maso, munyumvire munyingingire Efuroni mwene Sohari. Icyenda, ampa ubuvumo bw'i Makipela afite buri ku mpera y'isambu ye, abungurishirize hagati yanyu igiciro kibukwiriye kitabagabanyije, bube gakondo yo guhambamo. 10, Efuroni yari yicaye hagati mu Baheti. Efuroni umuheti asubiza Aburahamu ati, Abaheti bamwumva abinjiraga mu irembo ry'umudugudu wabo bose ati, ahubwo databuja nyumva, iyo sambu ndayiguhaye n'ubuvumo burimo ndabuguhaye, buguhereye imbere y'abo ubwoko bwacu, hamba umupfu wawe. 12, Aburahamu yikubita imbere ya bene igihugu. 13, abwira Efuroni bene igihugu bamwumva ati, ndakwinginze nyumvira, ndakwishyura igiciro cy'iyo sambu, cyemere nkiguhe mpambemo umupfu wanjye. 14, Efuroni asubiza Aburahamu ati, databuja nyumvira, agasambu kaguze shekeri 400 z'ifeza kanteranya nawe, nuko hamba umupfu wawe. 16, Aburahamu yumvira Efuroni, agerera Efuroni ifeza avuze. Abaheti bamwumva shekeri 400 z'ifeza zemerwa n'abagenza. 17, nuko isambu ya Efuroni yari i Makipela iri imbere y'Imamure yo no mu buvumo burimo n'ibiti byo muri yo byose, bayigotaga hose ku mpera zayo, bikomerezwa Aburahamu kuba gakondo ye imbere y'Abaheti, imbere y'abinjiraga mu irembo ry'umudugudu wabo bose. 19, hanyuma y'ibyo Aburahamu ahamba Sara umugore we muri ubwo buvumo bwo mu isambu ya Makipela iri imbere y'Imamure, niho Heburoni mu gihugu cy'i Kanani. 20, nuko Abaheti bakomereza Aburahamu iyo sambu n'ubuvumo buyirimo kuba gakondo yo guhambamo. Iki cyari igice cya 23. Soma dusome Bibiliya, sangiza abagenzi bawe babasha kumenya ibyanditswe muri iki gitabo cyiza cyasomwe n'abahanga benshi ku isi, cyasomwe n'imbaga y'abantu benshi ku isi, nubwo abakomeje kugikerensa ari benshi. Turabakunda, mugire umunsi mwiza.